ndagushimiye kandi rwose nkubwira ko ngukunda sasa rero nukuvuga ngo rero isi iri mu marembo nyine y'intambara y'ubwenge bwa artificial intelligence nyine y'Ubushinwa yateje impagara muri Amerika. Nukuvuga ngo rero mu gihe nyine iterambere rya artificial intelligence cyangwa se AI rikomeje akwihuta nyine mu gihugu nyine cy'Ubushinwa, hari impungenge zimaze gufata bamwe mu bayobozi bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho nyine batangiye nyine gutekereza ko mu mushinga nyine munini bashobora nyine gushyiraho nyine kugira ngo badatakaza ubuyobozi muri uru rwego. No kuvuga ngo rero uyu mushinga wifuzwaho nyine imbaraga nyine n'ubushobozi bukomeye, bamwe rero bigise bawise ni AI Manhattan Project. No kuvuga ngo rero ugereranywa nyine n'umushinga nyine wakoze nyine intwaro za kirimbuzi mu ntambara ya kabiri y'isi. Mu nyandiko rero yanditswe na Dan, no kuvuga ngo umuyobozi nyine w'ikigo Center for AI Safely, birukana yavuze ko nyine nubwo nyine Amerika ikwiye nyine kuba nyine iteye imbere nyine mu bijyanye na AI, ariko uburyo bumwe na bumwe bayoboramo iyi gahunda ari ubujyanwa nyine mu gushaka nyine kugera kuri AI ifite ubwenge burenze ubw'abantu. Mu yandi magambo cyo bitaho ni super intelligence. No kuvuga ngo ibi bintu rero burya abona ko bishobora nyine gutera ingaruka zikomeye Kwisi. No kuvuga ngo rero ubuyobozi cyangwa se ubuyobozi bwa Amerika mu bijyanye na AI ni ngombwa mu bukungu no mu mutekano, ariko burya ntibikwiye gukorwa burya ku buryo nyine bwo guhunga nyine akaga nyine ujya mu kandi. Mu yandi magambo rero Dan Henry Christ, we bitoni Dan Henry Christ na bimukana The Economist where we na 2025. Sasa muri uyu Henry Christ ni yifatishije cyase yafatanyije nyine n'abandi bantu nyine bizobere mu ikoranabuhanga barimo Eric wahoze ari umuyobozi mukuru muri Google na Alexander Wang uyobora nyine Scare AI, aho nyine batanze nyine impuruza nyine yuko uyu mushinga mushyashya ushobora gutuma ibihugu nyine bitangira nyine kwikora nyine ku ngufu nyine za AI zishobora nyine gukoreshwa mu ntwaro cyangwa se mu bikorwa bibi, gutera ihungabana mu buryo nyine bw'umutekano w'isi no gukura nyine uburakari bw'Ubushinwa n'ibindi bihugu bikomeye. No kuvuga ngo rero aba bantu nyine basaba ko nyine kugira ngo nyine Amerika ishyire nyine imbere y'irushanwa cyase irushanwa nyine ryo mu rwego rwa super intelligence, nyine yakagombye gushyira imbere igenzura rikomeye kw'ikoreshwa rya AI kugira ngo nyine hatabaho nyine kwikoresha nabi. Cyakabiri harimo kubaka ubufatanye mpuzamahanga aho guhangana nyine n'ibindi bihugu mu buryo bwo kwikubira nyine ubushobozi. Cyakazi kindi kiza ku mwanya wa gatatu rero no gukumira ibikoresho bya AI cyangwa artificial intelligence bigera ku maboko nyine y'abantu cyangwa se ibihugu bishobora kubikoresha mu bugizi bwa nabi. Sasa mu by'ukuri rero nk'uko nyine byatangajwe n'ikinyamakuru The Economist, mu by'ukuri rero Werurwe 2025 bahaga nyine cyasaba aba bahanga nyine bagaragaza ko burya gushaka guhita nyihutira muri uru rwego nta bushobozi abushishozi burya ngo abishobora nyine kuba nyine intandaro y'ibibazo birenze ibisubizo. Ibi rero babigeranye nyine nk'uko nyine Manhattan Project yakoze intwaro za kirimbuzi, ariko nyuma nyine zateje isi ibibazo bikomeye mu mutekano. Sasa ndikuriye mu gihe rero isi irimo gutera imbere rero mu ikoranabuhanga, birakwiye ko burya iryo terambere rishyirwamo nyine imbibi n'amahame arengera nyine ubuzima bw'abantu, ituze n'umutekano. AI rero ni ikoranabuhanga rifite ubushobozi bwo gukiza cyangwa se gusenya bitewe n'uko burya rikoreshwa. Byo rero umwanzuro wa Dan ni uko burya twagombye nyine guhagarika nyine kwiruka tujya imbere tutazi iyo tujya. Ani magambo urumva ko yabagira inama ikomeye cyane bitewe n'uko iyi artificial intelligence cyangwa se AI igenda igira ubwenge burenze ubw'umuntu, bityo rero bikaba bimeze nk'aho ari ukwirimbura. Nk'ukongera ngo n'ibintu n'uwo bita ni Bill Gates ne yabigiye abigarukaho mu buryo bwinshi butandukanye, agaragaza ko AI ifite ubushobozi bukomeye burenze ubwa Mwene Muntu ku buryo kubikomeza kubijyamo biba bimeze nko kwirimbura ndetse no kurimbura abantu bacu. Ese mu by'ukuri bizagenda bite? Ndabishimiye.